hari ababyeyi benshi bagiye batwara inda bamwe zikavamo, hari n'abandi babyeyi bagiye bakora impanuka batwite abana mu nda ntizigire icyo ziba. Dusubize amaso yacu inyuma turebe ibihe twanyuzemo, hari abo mwari kumwe mu bitaro barapfa wowe urasigara, hari abo mwari kumwe mu buhungiro barapfa wowe urasigara. mba mbona Imana itwitaho cyane cyane cyane. uririmbye ikintu nyine ndakibuka, hari abantu baba baragenda amagereza ashyingura buri munsi, Yego. inkambi zishyingura buri munsi, amashyamba abitsa abantu benshi tutazi umubare kandi nabo bavutse nkatwe, bakabaho nkatwe, barya nkatwe, bavuga nkatwe, bakura nkatwe, bakagombye no gukura bakagira imyaka nk'iyo tugize, ariko uyu munsi abo bantu ntibakiriho. Ntabwo bakiriho. Ariko yaba abantu twagiraga ubushake bwo kongera gutekereza ku gituma dukomeza gusigazwa nyuma y'iyo ntambara y'injyanamuntu ituma benshi bapfa, twahinduka tukitwara bihabanye n'uko twitwara uyu munsi. Yego. Nyuma y'ibyo tubona amarira, ishavu ndetse n'agahinda, nyuma y'imibabaro tugirira muri iyi si, Yesu azaza ari igisubizo cya byose. Yaba wenda twari dufite ubushobozi bwo kuyumvisha umuntu wese uri mu kaga no mu mubabaro no mu gahinda ka none, uhangayikishijwe na bino na biriya, ubabajwe na buri kimwe kimubaho muri ubu buzima, akamenya yuko Yesu naza azaba igisubizo cya byose. Rwose ni igisubizo warakoze gutekereza kuri iki kintu. Hari igihe nyine umuntu aririmba ibintu kumva ni nk'imfubyi cyangwa kumva wenda afite ibindi bibazo yahuye nabyo. Hari ikibazo waba warahuye nacyo mu buzima gikakaye? Nararebye nyine ngewe mbura ikintu nahemba abaganga, mfata umwanzuro wo kwandika indirimbo ku buryo umuganga wese namushimiye binyuze muri iyo ndirimbo. Ubwo nyine abaganga batwumva bamenye yuko iyi ndirimbo ariyo ibatuwe. Rwose ndabakunda bita ku buzima bw'abantu cyane cyane. Muganga niba urwaye y'icyaha jya ku mukuru w'abaganga, umwe wakijije ikirema ku kidendezi Betesida. Shimwa Mana watanze ubwenge, washyizemo abaganga ngo bagukorere, bakora byinshi ubakoreyemo, tukabona ubuzima ubishimirwe. tubonereho umwanya wo gushimira abantu bahisemo bafite umuhamagaro wo kuba abavuzi n'abaganga mu buryo ubwo ari bwo bwose. Imana ibaha umugisha. Ni abantu bita ku buzima bw'ikiremwa muntu, dutekereje ukuntu nanone bashyira ubuzima bwabo mu kaga kugira ngo barengere ubuzima bwacu. Wenda bamwe bashobora kuba barwaye indwara zishobora kwanduza abaganga, ibyorezo bishobora kuza nabo bakeneye kuba izore byo kuva mu bantu kugira ngo bajye kure y'ibyo bintu, ariko bakitanga bagashora ubuzima bwabo mu kaga kugira ngo ubuzima bw'abandi bubeho. Imana ihereze umugisha abaganga. Nawe ndebera abantu badashobora kugirira isesemi no kwinuba umuntu uje ubagana. Hari ibintu bindi bashobora kwiga kubera ko ubwenge barabufite n'ubumenyi bundi babona by'ibisirimu, bakabaho badahura n'imbabare n'inkomere, mbese nyine bari mu buzima bwiza nk'uko umuntu ashobora kuba ari muri ofisi, ariko bafite umuhamagaro nk'uwo Kristo yagize ku nyokomuntu. Muraho neza nshuti dukunda, bavandimwe bakunzi b'umusaraba ndetse bantu b'Imana, muraho. Tunejejwe cyane uyu munsi kongera kubaha ikaze kuri channel ya Divya Family TV. Aka kanya turanezerewe, turishimye kubw'urukundo mukomeza kutwereka. Uyu munsi twagiye mu ntara y'Uburengerazuba mu gace kitwa Akanyamasheke. Aha turi ni mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu, nanone ahantu hahingwa umuceri cyane. Imana yatanze iyo ngabire kugira ngo tubone ibidutunga biturutse muri ibi bishanga kandi byiza. Turi kumwe n'umugabo umaze kugira izina mu muziki wo muri kino gice, yitwa Isaac. Muraho neza? Muraho neza. Murakomeye? Turakomeye. Amakuru y'iminsi myinshi. Amakuru ni ko wagiye ukabura se? Ndahari. Warabuze? Ntago kigaragara. Ndahari, ntago nagiye kure yanyu. Abakuzi bakuzi nka Isaac, irindi zina ryawe ni irihe? Isaac niyo nshuti. Niyo nshuti. Yego. Uri umwe mu baririmbyi bamaze iminsi baririmba.
aka kanya turagusaba kugira ngo wibwire abantu nk'umuhanzi ukuturimbira aho nk'agace gato ku ndirimbo zawe runaka ubundi twanzike mu kiganiro. yego. Indirimbo ngiye guheraho n'indirimbo nise Umusada. Yego, Umusada. Yego. Mbese mwana w'umuntu ko ndebudamaraye kandi ibihiga umubiri n'ubugingo biturya isataburenge, ngwino dusange Yesu adukore ku maso kugira ngo tubashe kureba akaga katuri imbere. Dushaka umusada kuri wowe Yesu, imbaraga zacu zibaye nkeya, mukiza Yesu ngwino ube muri twe kandi udukize. Turi mu bantu bakeneye umusada mu by'ubu bugingo kubera ko ibi birimo bitwototera biturya isataburenge. Ntabwo nirengagije nanone yuko wakoze muri iyi myaka, ariko turagira ngo duhere mu muzi. Watangiye umuziki wawe ryari? Umuziki wanjye nawutangiye muri 2020. Mbese winjiranyemo na corona? Yego. Hari n'indirimbo ufite imeze gutyo ya covid. Ya covid. Murandika nshuti zanjye, murandika ntago byoroshye. Wakoze nagiye mbona imikoranire yawe n'abandi bahanzi baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, by'umwihariko mwiyobokamana. Yego. Nabaye bantu mwakoranye indirimbo kugira ngo abatwumva bamenye yuko atari uyu munsi watangiye umuziki wawe, ahubwo nubwo ari imyaka 3 umaze mu muziki ariko wagerageje gukora uko ushoboye. Indirimbo ya mbere nayikoze ndi jyenyine. Izindi ndirimbo zikurikiyeho harimo n'iya COVID-19 nayikoranye n'uwitwa Nirora Evariste. Yego, wo muri groupe Inyenyeri yamenyekanye mu ndirimbo bita Coronavirus. Yego. Yego. Ubu nawe twakoranye indirimbo ya COVID, dukorana n'indirimbo yitwa Nyuma y'ibyo, dukorana n'indirimbo yitwa Ntamiruho. Ntamiruho. Yego. Uwo ni umwanditsi w'indirimbo usanzwe uzwi muri korali Inyenyeri z'Ijuru, kandi akaba yaragiye akorana n'amakorabo n'abandi baririmbyi bifatanyije nayo kugira ngo bateze umurimo w'Imana imbere. Nyuma ya Evariste, nyuma y'indirimbo zitandukanye mwakoranye, hari abandi bantu mwamwaragiranye izindi korabo z'indirimbo zo kuramya Imana? Yego, barahari. Hari indirimbo nise Naritegereje. Naritegereje, yego. Nakoranye n'umuhanzi Jimmy Claude. Jimmy Claude duherutse abatwumva kandi badukurikiye bazi ko duherutse kugirana ikiganiro, akaduha ubuhamya bwe bw'urugendo rw'umuziki ndetse akanaduha n'ibintu by'ubwenge mu by'ubuzima, by'umwihariko mu buzima bw'ibyobokamana. Yarakoze cyane, tubonereho gushimira Jimmy Claude kubw'umusanzu we kuri wowe ndetse no ku bandi bahanzi bari muri kino gice cy'Iburengerazuba. Yego. Yego. Hari n'indi ndirimbo nise Umururumba. Reka umururumba. Yego. Bro. No, okay. Yo warayikoranye? Iyo ndirimbo nayikoranye n'undi muhanzi, sibyo ko we aracyari ku ishuri. Yitwa Niyonsenga Jean Pierre. Jean Pierre Niyonsenga. Uri umwe mu bahanzi bamaze kumenyekana muri bino bice badakeneye gukora umuziki wabo wawikoranye, ahubwo bashaka gukomeza gukorana n'abandi baririmbyi mu buryo bwo kwamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana iba yarabahamagaye. Ni cyo kintu gituma ukunda gukora n'abandi baririmbyi kugira ngo muririmbane, mujye mu studio mukora izo video, kubera iki wumva ushaka gukorana n'abandi bantu? Hari igihe ngira ubushake nkavugane byibuze nkoranye n'undi, hari aho ubutumwa bwabasha kugera cyangwa tukanafashanya kugira ngo nyine twese nk'uko duhurije hamwe kuvuga umurimo w'Imana dufatanye n'ubundi. Yego. Hari abantu benshi, nk'igihe umuhanzi akora indirimbo ukumva wagira ngo ni nk'iya korari kubera amajwi menshi arimo y'abaririmbyi, chorus bakazirimbana ari benshi, ibice bakabiririmbana. Mbese uri kwita cyane ku mwimerere w'uko witwa umuhanzi nka Isaac, ni ikihe kintu ugenderaho uhitamo abahanzi muzakorana indirimbo? Ese ni uko baba barakoze izina? Ese ni uko baba bafite ubushake? Ese ni uko baba bafite amafaranga? Ese ni uko muba mukundana ari inshuti zawe mugendana? Ni ikihe kintu ugenderaho ujya gutoranya umuhanzi muri bukorane indirimbo?
icyo ngenderaho hari igihe tuba turi inshuti bisanzwe tunaziranye tunakundana nkamubwira ati nshaka ko tuzakorana korabo ubwo urumva nyine ari inshuti arambwira ati nta kibazo tukabikora ni muri ubwo buryo ni ubushuti tuba dufitanye ni umubano mwiza tuba dufitanye. tutaregera imbere mu bijyanye n'ibihangano n'umurimo wawe ivugabutumwa binyuze mu buryo bw'indirimbo watubwiye ko witwa Isaac niyo nshuti. Ese uri umusore? Icyo kibazo ubaye wakangaho ukimbaje ari naho nkorera ibitaramo hose bagenda bakimbaza wakureba nyine babona ukiri muto. Oya ntago ndi umusore ndi umugabo ndubatse mfite umwana wanjye w'ifura afite imyaka 6 ubwo umukurikiye afite imyaka 3 n'igice. Turifuza kukubaza ese umufasha wawe mufatanya umuziki aragufasha nko mu bitekerezo agufasha kwandika cyangwa agufasha kuguherekeza no kugushakira amazi wagiye mu mastudio no mu bitaramo? Ntago nkunze kubona kenshi nyine aho duhurira naho makuru mfite ntago tumwumva. We n'umuziki bimeze bite? Umudamu wanjye n'umuziki hari indirimbo nakoze zigera kuri 2 zifite amashusho aho ngaho harimo iyo nise Mururumba n'iyo nise Coronavirus. Ubwo urumva rero mu buryo bwo gusigarana abana ni umurezi w'abana. Hako uzamuzane nawe aririmbe wana uzamuzane nawe aririmbe ushobora gusanga yakwegeza imbere kuko buriya nawe afite inshuti ze ko nawe abizira. Ubwo rero ubutangiye ngo agatekerezo mwazakorana korabo nawe ko bimeze mwazakorana korabo nawe. Hari umugabo duherutse gusura bita Eric n'umugore we Mariam nabo batangiye gutyo biragira ba James na Daniela baratangiye barakora bigira imbaraga birazamuka. Rero iyo umuntu ari umupapa ashobora gukorana n'umuziki ubuzima burushaho kuryoha kandi ibyiyobokamana barimo bikarushaho no gutera indi ntambwe. Yego wari umaze kutubwira ko ufite abana babiri? Ni babiri. Ni umugisha uva ku Mana, Imana ishimwe cyane. Ni umusore n'umukobwa. Yego Imana yagize neza kuguha umuryango kandi mwiza. Niba atari ibanga ni ikihe kintu ubona ku ruhande rwawe mu bijyanye n'umuziki w'ibyiyobokamana kirimo nk'icyuho ubona hari ibintu bigomba gukosoka? Ni ibihe bintu ubona bigomba gukosoka mu muziki w'ibyiyobokamana? Ibintu ngiye mbona bigomba gukosoka mu iyobokamana ni ikintu urebye nko mu matorero wenda nsengera muri Adventiste b'umunsi wa 7. Uri umu Adventiste umunsi wa 7? Yego. Hari n'abandi basengera mu matorero atandukanye ya Panigoti, Protestant n'abandi. Ariko iyo urebye ubusanga imyizerere y'ayo matorero ibisa nk'igiye itandukanye. Ati itandukanye gute? Ni nk'imyumviro mbega ubona nk'amatorero ukabona harimo ikintu cy'amashyaka. Ati niba nasengera hariya ubwo uriya ntabwo duhuza. Ni muri ubwo buryo mbona. Kandi niba wenda twese tuvuga ngo inzira turimo niyo kujya mu ijuru, ese ubwo nitudakundana nyine duhuje kwizera ubwo urumva iryo juru twese twazarihuriramo nyine. Mu byo Isaac atubwiye cyangwa se turi kumwumvana muri aka kanya, kimwe mu byo anenga abona bidasa neza ni ubushyamirane buturutse ku mashyaka buri mu baririmbyi cyangwa mu banyamadini kandi bavuga ko bizera Imana imwe. Ukaba usaba wowe yuko abantu bakora umurimo bise uw'Imana cyangwa bahisemo nk'uw'Imana bagomba kwishyira hamwe, ahubwo bakareba intege nke mu bijyanye n'ubuzima bw'ibyiyobokamana akaba arizo bakosoraho kugira ngo barwanire ku mashyaka bahengamishiriza abantu mu ruhande rumwe rw'amazina y'amatorero n'amadini. Yego. Reka tuguha akanya rero uturirimbira indirimbo zose. Ugiye kuturirimbira mbese ubundi ufite indirimbo zingahe? Mfite indirimbo 21. Hari niyo nashyize hanze ku munsi w'ejo ku itariki. Ejo hari 28 niba atari n'9 ngira ngo 29. Yego. Iyo ndirimbo nayishyize kuri YouTube. Yitwa ngo iki? Yitwa Ineza ya Yesu. Ineza ya Yesu. Wow. Wenda tutarinjira mu miririmbire yayo, ni ikihe kintu cyagutangaje ukavuga uti iki kintu ni neza y'Imana pe? Ikintu cyanangaje
iyo ndirimbo nkayita ineza ya Yesu. Natekereje mu buzima kuva navuka, kuba naravutse nkagera ku isi. Hari ababyeyi benshi bagiye batwara inda bamwe zikavamo. Hari n'abandi babyeyi bagiye bakora impanuka batwite abana mu nda ntizigire icyo ziba. Hari n'abandi buretse gato unyibukije umumama wo muri korali iherutse gukora impanuka yo ku Mubuga, wagiriye impanuka muri iyo ngiyo, wakora impanuka muri iyo mpanuka yabaye atwite afite inda nkuru rwose. Twari turi kumwe ubushize, abakurikira Divya Family TV barabyibuka, akomeye ashima Imana. Byongeye kongera gutuma numva nkunze Imana cyane. Nkongera nkavuga ni hari abagiye barwara uburwayi bukomeye nabwo batwita abo bana inda ntivemo. Ngatekereza nkavuga ni ko njyewe nyiriho ntacyo natanze, ni neza ni Yesu ikinkurikiranaho ndi. Niyo mpamvu iyo ndirimbo nayise ngo ineza ya Yesu nirondoreka. Ineza ya Yesu nirondoreka, iyo neza nirondoreka. Ineza ya Yesu nirondoreka, mu by'ukuri nirondoreka. Ineza ya Yesu nirondoreka, nirondoreka, nirondoreka. Ineza ya Yesu nirondoreka, nirondoreka, nirondoreka. Iyo neza nirondoreka, mu by'ukuri nirondoreka. Iyo neza nirondoreka, nirondoreka. Duhereye tukiri urusoro mu nda z'ababyeyi batubyaye, bashoboraga gutsikira inda batwite zikavamo. Hari n'abakoze impanuka inda batwite nizavamo. Hari n'abarwaye uburwayi bukomeye inda batwite nizavamo. Ariko kubera urukundo dukunda Yesu nirwo ruduhagaritse, ni narwo ruduhuye umwuka duhumeka ku buntu nta kiguzi. Ni narwo ruduhuye umwuka duhumeka ku buntu nta kiguzi. Ineza ya Yesu nirondoreka, iyo neza nirondoreka. Ineza ya Yesu nirondoreka, mu by'ukuri nirondoreka. Ineza ya Yesu nirondoreka, nirondoreka, nirondoreka. Ineza ya Yesu nirondoreka, nirondoreka, nirondoreka. Iyo neza nirondoreka, mu by'ukuri nirondoreka. Iyo neza nirondoreka, nirondoreka. Dusubize amaso yacu inyuma turebe ibihe twanyuzemo. Hari abo mwari kumwe mu bitaro barapfa wowe urasigara. Hari abo mwari kumwe mu buhungiro barapfa wowe urasigara. Hari abo mwakoranye impanuka barapfa wowe urasigara. Hari abo mwari kumwe muri gereza barapfa wowe urasigara. Ineza ya Yesu nirondoreka, iyo neza nirondoreka. Ineza ya Yesu nirondoreka, mu by'ukuri nirondoreka. Ineza ya Yesu nirondoreka, nirondoreka, nirondoreka. Ineza ya Yesu nirondoreka, nirondoreka, nirondoreka. Iyo neza nirondoreka, mu by'ukuri nirondoreka. Iyo neza nirondoreka, nirondoreka. Harimo akantu kavuga ngo ineza ya Yesu ntirondoreka, ntirondoreka, ntirondoreka. Ineza ya Yesu ntirondoreka, ntirondoreka, ntirondoreka. Nkurikije ibyo wenda Imana yaba yaragize ku bugingo bwanjye n'ubwawe no ku buzima n'umubiri, mba mbona Imana itwitaho cyane cyane cyane. Uririmbye ikintu nyine ndakibuka. Hari abantu baba baragenda amagereza ashyingura buri munsi, inkambi zishyingura buri munsi, amashyamba abitsa abantu benshi tutazi umubare, kandi nabo bavutse nkatwe, bakabaho nkatwe, barya nkatwe, bavuga nkatwe, bakura nkatwe, bakagombye no gukura bakagira imyaka nk'iyo tugize. Ariko uyu munsi abantu ntibakiriho, ntabwo bakiriho. Ariko yaba abantu twagiraga ubushake bwo kongera gutekereza ku gituma dukomeza gusigazwa nyuma y'iyo ntambara y'injyana muntu ituma benshi bapfa, twahinduka tukitwara bihabanye nuko twitwara uyu munsi. Yego. Ariko hari abadatabiha agaciro, yabona bukeye akagira ngo wenda niko bisanzwe, akagira ngo niko bisanzwe. Kandi burya ni kuvuga ngo niba muri nk'ikipe y'abantu 20 ukabona mwari 20, umwe araje
aciye isheni, undi akaza agaca isheni mukaba musigaye muri 18, ejo ukumva ngo undi nawe yagiye musigaye muri 17, ubwo wagatekereje ko ari indi utahiwe mu by'ukuri. ni ibindi byo kwigwa no kuzirikana. Reka dukomeze ku zindi ndirimbo. Yego. Hari indirimbo wigeze uvuga wakoranye na Jimmy Claude. Yego. Yitwa Naritegereje. Waturirimbiraho. Yesu twarasayishije dukora ibyangwa n'amaso yawe, tubabarire njye naritegereje mbona ibyo unkorera birenze ubwenge bwanjye, wabambwe ku musaraba, ibyaha byanjye nibyo waziraga, warabambwe ndabamburwa, warishwe ndakira, watewe icumu ndabohoka, inimba y'umutima, warabambwe ndabamburwa, warishwe ndakira, watewe icumu ndabohoka, inimba y'umutima. Wow. Iyo ndirimbo ni imwe mu ndirimbo Isaac yakoranye na Jimmy Claude, umuproducer, akaba yarabayeho umunyamakuru, akaba yarabayeho akaba ari n'umuririmbyi ubu ngubu. Imana imuhe umugisha, kandi icyo mwitegereje neza mukareba yuko Yesu yapfuye tugaheshwa uburenganzira bwo gukomeza kubaho twidegembya muri ubu busitani ndetse no kuri isi Imana yaturemeye guturaho. Mwarakoze kureba neza kandi ntabwo mwajijwe cyane na gato. Imana ibahe umugisha. Reka rero tukwemerere utubwire by'amashirake nyuma indirimbo mu ndirimbo zawe waba ukunda kurenza izindi. Ni iyihe? Ukavuga uti yego ndabizi ko nagerageje kwandika no gutekereza, ariko iyi ndirimbo nanjye ubwanjye nyitekerezaho nkumva hari ahantu inkoze. Indirimbo numva yego zose ndazikunda, ariko indirimbo nise Umusada. Indi yaba ari iyihe ikurikira Umusada? Kuko iyi Umusada niyo yatubwiye ngo iby'isi bitwangiza birimo biraturya isata burenge. Ni yayo. Ikurikirwa n'iyihe? Igakurikirwa n'indi ndirimbo yitwa Nyuma y'ibyo tubona. Nyuma y'ibyo tubona hazaba iki? Yesu azaza ari igisubizo cya byose. Ni ukuvuga ngo kuri ako kantu. Iyi si irimo ibibazo byinshi, abantu benshi barahangayitse, ariko nshuti nimuhumure, Yesu agiye kuza bidatinze. Nyuma y'ibyo tubona amarira, ishavu ndetse n'agahinda, nyuma y'imibabaro tugirira muri iyi si, Yesu azaza ari igisubizo cya byose. Nyuma y'ibyo tubona amarira, ishavu ndetse n'agahinda, nyuma y'imibabaro tugirira muri iyi si, Yesu azaza ari igisubizo cya byose. Reba nawe ibyo duhura nabyo, witegereze ibyo tubana nabyo, n'ubukene n'ubupfubyi, ubupfakazi, ariko Yesu azaturuhura. Nyuma y'ibyo tubona amarira, ishavu ndetse n'agahinda, nyuma y'imibabaro tugirira muri iyi si, Yesu azaza ari igisubizo cya byose. Nyuma y'ibyo tubona
amarira ishavu ndetse n'agahinda nyuma y'imibabaro tugirira muri iyi si Yesu azaza ari igisubizo cya byose. urakoze cyane, iyi ndirimbo ni nziza cyane pe. iyaba wenda twari dufite ubushobozi bwo kuyumvisha umuntu wese uri mu kaga no mu mubabaro no mu gahinda ka none, uhangayikishijwe na bino na biriya, ubabajwe na buri kimwe kimubaho muri ubu buzima, akamenya yuko Yesu naza azaba igisubizo cya byose. Rwose ni Isaac, igisubizo warakoze gutekereza kuri iki kintu. byibura abadukurikiye bamenye yuko hari ihumure nyuma y'ubu buzima buzima, nyuma y'ubuzima bwuje ibibazo, mbese si tukaba twarayihararutswe, dukumbuye ubuzima tuzabamo tutababara. Yego, ariko mfite ikibazo cy'amatsiko. Mu ndirimbo zawe wakomeje kuririmba ibibazo, ibiki, ubupfubyi, intambara, amakuba. Ufite ababyeyi? Ababyeyi ndabafite. Hari igihe nyine umuntu aririmba ibintu ukumva ni nk'imfubyi cyangwa ukumva wenda afite ibindi bibazo yahuye nabyo. Hari ikibazo waba warahuye nacyo mu buzima gikakaye? Ikibazo se? Ukavuga uti iki cyo kiraremereye nubwo ibibazo ari rusange, ariko iki cyo kirarenze. Ikibazo nagize ni uko napfushije umuvandimwe nakundaga cyane, wari imfura y'iwacu. Uri umwana wa kangahe wanyu? Ndabakangayira. Ndi umwana wa 5. Cyari kera ibiryo bikiriho. Wasanga n'inyuma yawe hari abandi 3. Ni 3 bahari. Ubwo nyine ibiryo byari bikiriho. Byari bikiriho. Ubu ngubu ushobora kuba ufite nk'abo nyine ugahita. Ubu ngubu ntabwo abikora. Ntabwo byakorohera. Nyine kubera iyo ni experience y'ubuzima. Hari igihe umuntu abaho mu buzima agahura n'ibibazo, ibyo bibazo akabura ahantu abitura n'uburyo abivugamo, agahita abitura ibihangano. Ariko we nta n'ibibazo ndi kumva wahuye nabyo, ahubwo ni Imana yaguhamagaye ngo ukore uyu murimo muri iki gihe gisa nk'iki ngiki. Wakomeza ukaturirimbira. Indi ndirimbo ngiye gukurikizaho ni indirimbo nise Ku bitaro. Iyo ndirimbo rero narayibonye. Iyo ndirimbo yakorewe mu bitaro. Naribonye video yayo, ntago nigeze ngira icyo mvuga. Ni Jimmy wari wayipostinze kuri stati ye. Yego. Ndayitegereza, nawe uri indembe, uri kurwara. Bimwe mu byo twabonye duhere ku ndirimbo za mbere twabanje, twabonyemo ikintu kivuga ngo abandi bararwara muri kumwe kwa muganga bagapfaho gasigara uriho. Ni ikihe kintu kidasanzwe wabonye kwa muganga? Waturirimbira tukumva none tukaza kuvuganaho. Ku bitaro. Iyo ndirimbo Ku bitaro njya kuyandika buriya nari narakoze, nigeze gukora impanuka. Nkoze impanuka rero ndangirika akaboko, biba ngombwa ko njya kwa muganga. Nari nzi yuko akaboko kanjye bazagaca. Mbona abaganga bakoze ibintu bikomeye, baramfasha, baramvura. Mbona akaboko kanjye ndongenda gasigaranye. Yego. Ubwo ndangije rero nekereza akazi bakoze no muri cya gihe cya Covid, uburyo baturwanagaho kugira ngo abantu tudashira twishwe n'icyorezo. Mpita nandika iyo ndirimbo Ku bitaro. Amashusho nayafatiye ku bitaro bya Kibogora, Karere ka Nyamasheke. Ni ukuvuga ngo tubonereho umwanya wo gushimira abantu bahisemo bafite umuhamagaro wo kuba abavuzi n'abaganga mu buryo ubwo ari bwo bwose. Imana ibaha umugisha. Ni abantu bita ku buzima bw'ikiremwamuntu, dutekereje ukuntu nanone bashyira ubuzima bwabo mu kaga kugira ngo barengere ubuzima bwacu. Wenda bamwe bashobora kuba barwaye indwara zishobora kwanduza abaganga. Ibyorezo bishobora kuza, nabo bakeneye kuba izore byo kuva mu bantu kugira ngo bajye kure y'ibyo bintu. Ariko bakitanga bagashora ubuzima bwabo mu kaga kugira ngo ubuzima bw'abandi bubeho. Imana ihereze umugisha abaganga. Nararebye nyine ngewe mbura ikintu nahemba abaganga. Mfata umwanzuro wo kwandika indirimbo ku buryo umuganga wese namushimiye binyuze muri iyo ndirimbo. Ubwo nyine abaganga batwumva bamenye yuko iyi ndirimbo ariyo ibatuwe. Rwose ndabakunda bita ku buzima bw'abantu cyane cyane. Muganga ni umuntu udasanzwe. Aho haherereye hose rwose yumve ko mushima. Jya mbere
ndirimba iyo ndirimbo. yego. Iyo nza kubimenya iyi ndwara itaraza, nari gutura ku bitaro nkibanira n'abaganga. Uyu mubiri nambaye umeze nk'uburabyo burabya mu gitondo, nimugoroba bugahunguka. Shimwa Mana watanze ubwenge, washyizeho abaganga ngo bagukorere. Bakora byinshi ubakoreyemo, tukabona ubuzima ubishimirwe. Igitero cya kabiri wakomeza. Abaganga nibaryama, abaganga nibaruhuka, barajwe ishinga no gufasha abarwayi ngo basubirane ubuzima. Ako kantu gasubiremo pe. Abaganga bo muri Nguma bafasha ababyeyi barwara, nimumfashe dushimire izo ntwari kubwitange batugirira. Subiramo ako gace. Abaganga nibaryama, abaganga nibaruhuka, barajwe ishinga no gufasha abarwayi ngo basubirane ubuzima. Abaganga bo muri Nguma bafasha ababyeyi babyara, nimumfashe dushimire izo ntwari kubwitange batugirira. Shimwa Mana watanze ubwenge, washyizeho abaganga ngo bagukorere. Bakora byinshi ubakoreyemo, tukabona ubuzima ubishimirwe. Shimwa Mana watanze ubwenge, washyizeho abaganga ngo bagukorere. Bakora byinshi ubakoreyemo, tukabona ubuzima ubishimirwe. Niba nawe wumva urwaye, erekera ku ivuriro, muganga gufata ibipimo, urakira mu izina rya Yesu. Niba urwaye y'icyaha, jya ku mukuru w'abaganga, umwe wakijije ikirema ku kidendezi Betesida. Shimwa Mana watanze ubwenge, washyizemo abaganga ngo bagukorere. Bakora byinshi ubakoreyemo, tukabona ubuzima ubishimirwe. Bakora byinshi ubakoreyemo, tukabona ubuzima ubishimirwe. Bakora byinshi ubakoreyemo, tukabona ubuzima ubishimirwe. Imana ihereze umugisha abaganga utagabanije Rwose nawe ndebera abantu badashobora kugirira isesemi no kwinuba umuntu uje ubagana. Hari ibintu bindi bashobora kwiga kubera ko ubwenge barabufite n'ubumenyi bundi babubona by'ibisirimu, bakabaho badahura n'imbabare n'inkomere, mbese nyine bari mu buzima bwiza. Nk'uko umuntu ashobora kuba ari muri office akaba ashinzwe gukanda suri ibumoso ngo afotore cyangwa kopiye cyangwa yimura ibintu runaka cyangwa yandike bikunde, ariko ufite umuhamagaro nk'uwo Kristo yagize ku nyoko muntu. Ubivuze neza mu gice gisoza, niba umuntu afite ikibazo yumva ubuzima butagenda neza, najye kwa muganga. Baba kuvuga ngo babandi ngo bajye muri magendo, ubwo ibya magendo hoya, kubera ushobora kuba uri kuvurwa n'umuntu utabifiteho ubumenyi, bishobora ko byagira ingaruka zakuviramo gupfa.
birashoboka. ariko ku musozo nanone ugarutse ku kintu cyiza cyane, niba ufite uburwayi bw'icyaha yego gana Yesu, we mukuru wakijije n'ikirema, niwe mukuru w'abaganga, niwe ubeshaho abaganga, ni nawe uvura abaganga. Hari igihe muganga nawe akeneye muganga wundi. Rero Kristo arahari nk'umuvuzi ushobora kutuvurira imibiri n'agahinda k'umutima, tukabaho dufite ibyiringiro. Ufite iyihe gahunda muri iyi minsi mu bijyanye n'umuziki wawe? muri iyi gahunda yo muri iyi minsi mfite ronshi, nzashyira ahagaragara alubumu volume yanjye ya mbere. Yego. Mu myaka 3 urakoze ugejeje kuri alubumu yose rwose. volume ufite iriho indirimbo zingahe? Iriho indirimbo 12. Ego mugira n'imbaraga pe, Imana iguha umugisha. Tuwusangire. Iyo volume yitwa ngo iki se? Ineza ya Yesu ntirondoreka. Ntirondorwa. Amen. None se gahunda y'icyo gitaramo ryari? Duha ishusho nyamukuru, tubwire mu buryo bwagutse imiterere y'igitaramo cya launch, ni bande bazaba hari, kizabera hehe, isangapi, kugira ngo abakurikiye DVF Family TV bagire icyo bazahaboneke. Yego. Gahunda uko iteye y'icyo gitaramo, igitaramo kizabera ku itorero ry'Abadivantisiti Munsi wa Karindwi rya Gihombo, intara y'ivugabutumwa ya Gihombo mu karere ka Nyamasheke. Yego. Icyo giterane kizatangira isaha ya 7:00, kizasoza 11:00. Yego. Nzaba ndi kumwe n'abahanzi n'amakorari. Watubwira bamwe mu bahanzi ndetse n'amakorari muzamuri kumwe, kugira ngo abatwumva bamenye yuko izo korali zizaba ziri ahantu, abakunzi bazo n'abakunzi bawe bose bazateranizwa no kuza muri icyo giterane n'igitaramo cyo kuramya Imana no guhimbaza no gushyira ahagaragara umuzingo wawe wa mbere. Yego. Abakunzi b'umuhanzi Jimmy Claude, uwo nawe tuzabana muri icyo gitaramo, azaba hari. Hari no witwa Joy Moise, nawe tuzaba turi kumwe. Korali hari Imbuto z'Agakiza hariya aho bita Rwanyundo, iyo nawe tuzabana muri icyo gitaramo. Hari na korali Ijwi Riheruka y'Imahembe, nawe tuzaba turi kumwe. Hari na korali Abahamya ba Yesu bo mu Nyabinaga, abo tuzaba turi kumwe. Hari n'izindi korali zo ku matorero y'iwacu no mu z'intara. Amakorali ni menshi arahari, kandi nzi neza ko tuzafatanya kuramya duhimbaze umwami wacu. Muri izo ndirimbo 12 ni zingahe zifite amashusho? Muri izo ndirimbo 12 izifite amashusho ni 3. Yego. Turabizi neza yuko nukomeza kubisengera, ugakomeza gutegura abaririmbyi ndetse n'amakorari, ugashyira ibintu byose ku murongo, twizerera muri Kristo ko ibintu byose bizagenda neza. Bizagenda neza. Ufite ahantu hanini se ho kuzakira abantu? Sare turayifite ku itorero ryacu. Ndi kumva tunejejwe kuzaba DVF Family TV, turi kumva tunejejwe cyane no kuzabana namwe muri icyo gitaramo mbatura abagabo cyo gushyira ahagaragara umuzingo ukomeye w'amajwi, ndetse harimo n'amashusho amwe namwe mwagiye mukora mu bihe bitandukanye. Ni ikihe kintu waba usaba abantu badukurikiye ku bijyanye no kuzaboneka muri icyo gitaramo? Ubabwire, ubararika, ubatumira kuza muri icyo gitaramo. Ni ikihe cyifuzo byibura ufite ku bantu? Kuko abaririmbyi dukora cyangwa mukorera abantu, ntabwo ari mwe mwikorera, ntabwo mwiririmbira, muririmbira abantu. Ni ikihe cyifuzo ufite ku badukurikiye? Icyifuzo mfite ku badukurikiye ni ukuzahaboneka. Yego. Nicyo cya mbere. Buryo iyo umuntu yahabonetse bituma wumva ko n'ubutumwa utanze hari abantu bari kubwumva. Bimaze iminsi bicicikana muri iki gihugu ndetse no hanze yacyo, aho ibitaramo by'iyobokamana byishyuza amafaranga kugira ngo abashaka kumva ubwo butumwa bazi. Ese igitaramo kwinjira ni ubuntu? Kwinjira ni ubuntu. Nibyo? Ni ubuntu. Ubitekereza gute iyo umuhanzi wawe yakoze igitaramo cyo kuramya Imana no guhimbaza, kwinjira bikaba ari amafaranga? Ni ikihe kintu bitekerezaho? Kuko birumvikana abaririmbyi muba mwavunitse, mwashoye amafaranga, mwashoye igihe, mwashoye impano, kandi mukeneye gukomeza gufashwa. Hari igihe abaririmbyi bakora imbaraga zikabashirana, bagahagarika gahunda zo kuririmba bitewe n'uko amafaranga aho yavaga yashize. Iyo ubonye umuntu ateguye igitaramo akavuga ngo kwinjira n'amafaranga, ubitekerezaho iki? Cyangwa se we nta gihe kizagera ukazahamagarira abantu bazaza
kwinjira wenda ari ibihumbi 10 cyangwa 20 cyangwa 5? Njyewe uko mbibona wenda nk'umuhanzi wakoresheje igitaramo akishyuza amafaranga, uko mbibona wenda ashobora kwishyuza amafaranga bitewe n'aho yakoreye icyo gitaramo. Yego. Ashobora kuba yatiriye sale yayikodesheje, akaba yakwaka amafaranga wenda mw'ubwo buryo kugira ngo abone ayo yishyura iyo sale. Ariko nk'umuntu wakoresheje igitaramo atakodesheje sale, hari igihe atishyuza. Ubwo rero wa wundi wishyuje mba mbona wenda ku ruhande rwanjye uko mbibona, hari igihe aba yakodesheje mw'ubwo buryo. Ubwo urumva ntabwo yakoresha igitaramo cyo ahamagarira abantu yakodesheje sale, noneho ngo bagende gutyo gusa. None se ufite manager nawe uri kumva nk'igihe abahanzi baba bafite management ikaba ishinzwe gupanga sound izaba ihari, abazacuranga ibikoresho bya muzika bizacurangwa, amaspeaker n'ibindi, kugira ngo bye kuba ibintu bizagende neza, hakaba hari abantu babishinzwe. Use twitege kuzaba dufite sound imeze neza, na fresh, bizaba bimeze neza cyane. Ninde muntu uzaba ari kuri sound yawe? Jimazi sound byose kwa ntabwo uragera ahantu yakoze mixage byose arabizi man. Uriya mugabo agira ugutwi, urazi se? Hari ahantu merutse kubona igiterane, icyo giterane cyari cyabereye cy'Abatitusi hari igiterane cyari kirimo Liliane Kabaganza Inyamasheke. Ni Titus wari wagiteguye kira gitaramo. Uriya mukobwa yarabizi. Uriya mugabo ahubwo azi ubwenge bwinshi, afite ubumenyi bwinshi muri ibintu. Ubwo tuza turi kumwe sound engineer, turi kumwe n'umuririmbyi umuhanzi Jimmy Claude azabyihishe inyuma. Azaba hari. Tugushimire cyane tubikuye ku mutima kubw'umuhate wagize muri umurimo w'Imana. Imana izaguhemba ubugingo buhoraho wowe n'umuryango wawe. Rwose namwe ndabibasabiye. Dusabe abantu bakurikiye Divya Family TV ku itariki 29 z'ukwezi kwa karindwi ejo bundi, duhurire Igihombo mu gitaramo cya Isaac. Hari undi mugabo mwitiranwa bitwa Isaac wo mu Adventiste umunsi wa karindwi w'umuhanzi umeze neza, ucuranga acoustic bikaze. Ndumva mukunze, uzamushake muzafatanya, mushobora kumva mukoze ikintu gifite ireme. Mu murimo w'Imana no gufatanya rero twagira ngo tukubaze nizihe mbogamizi uhurane nazo muri uyu muziki uyu munsi wowe uri gukora nka Isaac? Imbogamizi zigenda zibamo nyine, urarebye kwandika ko ntago biba bigoranye, ariko ku rwangero harimba numva nka buri mezi 2 nagiye nshyira indirimbo hanze, mwirinda gutera abafana banjye irungu. Yego. Ubwo rero imbogamizi buryo ufite nka manager ukabona umuterankunga biba ari byiza. Urumva uko nkora ndumwe, akarusho noneho mbonye undi byakikuba. Yego. Icyo nzi cyo nuko Imana izi neza ahantu impano yawe igana kandi ikabizi umugambi bifitemo. Imana izatanga uburyo abadukurikiye batwumve, bamenye yuko abakozi b'Imana bakeneye abantu bababwira ngo impore jya mbere, courage, ibintu birimo bigira abo bifasha. Niyo umuntu yanditse muri comment kuri YouTube channel yawe, abashaka abadukurikiye bamenye yuko hasi turaza gupiningaho link ya Niyonshuti Isaac. Iyo ukoze comment ukandikira umuntu w'umuhanzi ukamubwira ati courage, bimwongerera imbaraga cyane. Iyo hari aho umenye ko afite gahunda runaka, ukamubwira ati fata 5 ugenda utege ujye mu gitaramo, biragufasha, biramufasha we akareka kuvunika kabiri, kandi hari abandi bantu bakagombye kumuba hafi. Isaac, wakoze kubana natwe, wakoze kubana na Divya Family TV n'abadukurikiye, kandi gahunda zawe rwose tuzirimo tukuri inyuma, kandi courage. Yego, murakoze, kandi Imana mbere ya byose izabikora. Yego, Imana igumugisha. Ndabashimiye. Mwakoze cyane kubana natwe bakurikiye Divya Family TV. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Dukomeje kandi tudacika intege gukomeza kubagezaho iby'ingenzi bikwiriye mwebwe. Imana ibaha umugisha. Amen. Amen.